umutumirwa tayari yahageze mwamubonye bamwita Jackie hari abantu bari bamaze kubivumbura hano hari abanyandikiye batariko Jackie bite kwa ko bamaze iminsi bakunyishyuza buriya benshi beta bavuga batuko byagenda kose ubusabe bwacu bwabaye itegeko kandi niko bimeze hano ubusabe bw'abantu bankurikira bihinduka itegeko akaba ariyo mpamvu rero mbazaniye Tantine Jackie akaba ariyo tujye kuganira muri iki kiganiro Jackie rero ni wa wundi nababwiye ukora hano mu mujyi wa Kigali akaba afite imiti y'ubwoko butandukanye ikorwa mu bimera iva mu Misiri cyangwa se mu bihugu by'Abarabu buriya bateye imbere ukuntu mu gukoresha imiti ya gakondo cyangwa se imiti iva mu bimera by'iwabo ari hano rero muri studio Jackie reka nongere nguhikaze muri iki kiganiro kuko ntago ari ubwa mbere se n'ubwa kabiri murakoze seruka urakomeye cyane ndaho nyuma ya covid cyangwa se nyuma ya gahunda ya guma mu rugo nawe wahagurutse mu bucuruzi sana Rurango nyuma y'uko ibikorwa bimwe birekuwe bitangiye service zitangiye gutangwa cyangwa se dutangiye kongera gusubira mu mirimo yacu umunsi ku wundi nawe wagarukanye imbaduka hanyuma Jackie ubundi muri iki gihe cya gahunda ya guma mu rugo nta bantu bajyaga baguhamagara kuri telefone ngo bakubwire bati byakaze byakomeye ingo ibintu bimeze nabi ahubwo nibo nabonye benshi cyane barahamagaye ati kabisa mw'iyi minsi biri kwanga kurusana kiravuguzane ibyo dusanisha kako marerezuma twari turi mu gihe cyo kuguma mu rugo yego ariko ubu twafunguye turi gukora mutugane rwose urugo rudahungabana yego ngaho rero ibaze nawe muri gahunda ya guma mu rugo ugumye mu rugo no kuzuza inshingano z'urugo birakunaniye uri umugabo urareba umugore nkureba televiziyo umugore nawe arareba umugabo ariko tubaraho gahunda yo kubaka urugo rwabo iranze kandi bari mu rugo aho bagiye kuzamara ukwezi cyangwa se n'igihe runaka nkuko mubizi iminsi 40 ingahe yose 40 n'indi twamaze turi muri gahunda yo kuguma mu rugo hari ahagiye hagaragaza ibibazo runaka hari ibibazo bimwe byabonetse ubu ngubu ntekereza ko ari wo mwanya uhagije wo kubyitaho hanyuma rero Jackie uti muri rusange dufasha abantu abashakanye abubatse ingo mu buryo bwo kugira ngo barusheho kubaka ingo zabo bakuye ibibazo bafite mu nzira mukoresha iki tugira umuti nkunda kubwira abantu ko ari umuti atari ikiyobyabwenge umuti ufasha abashakanye bagakemura ikibazo cyabo kandi neza burundu bitari by'akanya gato nyuma bikongera burundu tubaho umuti rero umuti wafasha gukangura imisemburo mu mubiri bikongera bikagenda neza aho bitagendaga neza hari abantu baba batangira icyo gikorwa nk'icyo cyangwa icyo kiganiro kigahita girangira ako kanya umuti rero urabafasha ikiganiro kikagenda neza bombi bakishima nkuko byagakwiye kumera umuti rero turawufite twaratangiye gukora abantu benshi baraduhamagaye ariko ntago twari kubasha kugira icyo dukora twari turi mu rugo ubu turi gukora niyo mpamvu turi kubashishikariza ngo baze barebe uwo muti bawugura hakiri kare ejo n'ejo bundi icyo kibazo kitaza kuvamo rundi Jackie ubundi hanze aha ingo zirasenyuka umunsi ku wundi nubwo hatarakorwa ubushakashatsi bwimbitse ngo bugaragaze impamvu z'isenyuka ry'ingo ariko hanini nujya kureba impamvu y'iryo senyuka ry'izo ngo uzasanga impamvu zishingiye kuko utuzuza inshingano yaba ari umugabo yaba ari umugore ugasanga rimwe na rimwe kuzuza inshingano ze mu rwego rwo kubaka urugo icyo mvuga kirumvikana ku bantu bakuze murabyumva akaba ariyo ntandara kenshi y'isenyuka ry'ingo mu buryo bwa hato na hato cyangwa se bikabije mwebwe iyo mutekereje nk'abantu bari muri iyi service cyangwa se batanga iyi service mubona mu by'ukuri imbaraga mufite mu gukemura ibibazo zizangana n'imbaraga zirimo gukoreshwa hanze mu gusenyuka kw'ingo cyo ni ikibazo cyiza cyane kubera ko nta nubwo ari ukuvuga ngo mu bushakashatsi ngo ni ukugereranya kiriya ni ikintu gisenya ingo kuko nicyo urugo rwubakiyeho nimba mbuze icyo naje nshaka gute se mpaguma rero twebwe uko icyo kibazo kingana uburemere gifite n'umuti dufite urushaho ubwo buremere ikibazo gifite kubera ko iyo wawunyweye neza nk'uko tuba twabikubwiye cya kibazo kirashira ariko Jackie akenshi tuvuga ko tuzuza inshingano cyane mu bigendanye no kubaka urugo tukareba cyane umugabo
sinzi impamvu wenda abantu bumva ngo ni umugabo buriya mugabo byaranze ashobora kuba yicara bikanga ashobora kuba agenda ari kujya Nyamirambo ntagere kurya nyuma akagarukira nko kurona tarakome ntagera aho agera buriya wasanga aricyo cyabiteye ariko ngo n'abagore bagira ibyo bibazo ahubwo nkunda kubwira abantu cyane ko iyo icyo kibazo cyageze ku mugore ariwe kiba kibi cyane ku umugabo burya arashobora no guhura na mugenzi we akamuganiriza akamubwira Abdul Karimu bimeze gutya na gutya wenda ukamugira inama ati jya ukora na siporo kuko nawe hari ibyo igeraho ikafasha ariko umudamu kugira ngo azicare afate umudamu we mugenzi we ati Jack mfite ikibazo iki n'iki ntibishoboka abadamu turaceceka rero iyo ikibazo kiri ku mudamu ahanini mbisubiremo ahanini biba bibi kurushaho kurenza uko cyaba no ku mugabo rero ntago rero ikibazo ari abagabo gusa n'abadamu icyo kibazo baragifite cyane cyane ntago umudamu nkunda kwivuga ntago akeneye imbaraga ntago aterura ibyuma ntago arizo umudamu akeneye ahubwo kuba yoroshye kugira ngo igikorwa kigende neza rero umudamu we byabuze ewana niba ari ikibazo gikomeye turabashishikariza kubuza rwose tukabafasha ikintu icyo gikorwa kigomba kugenda neza ku mpande zombi cyane cyane ko tumaze n'iminsi mu rugo abantu baba barisitanyeho cyane bagenda bikubanaho cyane ku buryo uramutse ufite iki kibazo agiye akagucika yagenda burundu yagenda agiye rero mu byeyi uri kunyumva ukuri iki kiganiro nagushishikariza kutugana tukagufasha atagira aho ajya kuko hanze hari abantu bameze neza ngira ngo ahanini nko ku mudamu ibibazo umudamu ashobora kugira bituma tuzuza neza inshingano ze byaba ari nk'ibihe kuko wenda turavuga n'ubundi mu kuzimiza cyangwa se turavuga mu mvugo y'abantu bakuze badukurikiye kuko ni ibiganiro cyangwa se ni ikiganiro kigenewe abantu bakuze iyo tugiye kureba nk'ibibazo abadamu bashobora kuba bagira ni nk'ibihe mu ncamake umudamu icyambere abadamu benshi ntabwo bagira ubushake ntabwo bagira ubushake kubera ko kenshi biterwa n'imiti dufata yo kuringaniza umudamu waringanije akenshi abura ubushake cyangwa se ya miti bita ngo ni imiti yo kuboneza urubyaro yo kuboneza urubyaro harimo na bamwe bakivuga ngo ni onapo bakibyita ngo ni onapo tubivuge gutyo mwese ubwo abadamu bakunze kujya bakunze gukoresha ubu buryo bwo kuboneza urubyaro bakunze kugira ikibazo cyo kubura ubushake iyo wabuze ubushake ubundi naho ibindi byose bipfira wenda tuvuge nayo mavangingo ntabwo yaza nta bushake ufite icyambere ugomba kuba ufite ubushake ukeneye mugenzi wawe nkuko nawe ukeneye yego iyo wabubuze rero naho bipfira icyo tugufasha tuguha umuti ushaka kugufasha imisemburo igakora neza mu mubiri ukaba normale ugashaka umugabo nkuko umugabo ashaka umugore hanyuma Jackie ikiganiro ni umuhuza business show ndi kumwe na Jackie afite imiti iva mu Misiri iva mu bimera bitandukanye ibafasha by'umwihariko ubwo twahereye ku bibazo bigendanye no kubaka cyangwa se n'ingo gusenyuka kw'ingo kwa hato na hato uzajya kureba ugasanga bishingiye ku kuba abantu batazi kuzuza inshingano zabo uko bikwiriye ahangaha rero nkiri kuri iki kibazo Jackie hakunze kugaragaramo ikintu bita kwitinya hataza no kugira umuntu uvumbura ko mfite kino kibazo akaba ari umugabo ariko akavuga ati aha niba iwanjye byaranze none njye kubivuga hanze bikaza guteza ikibazo gikomeye cyo kuba no kujya kwa muganga cyangwa se no kujya kwivuza iyi ndwara mu by'ukuri yakumva ngo Jackie araho afite umuti ariko akitinya akavuga ati oya atazamvumbura atazamenya cyangwa se atazamvuga urabizi kako kantu kajya kabaho abagore nabo akavuga ati reka njyame kuri iki kintu niba ngira amahirwe umugabo wanjye ntabivuge hanze niberaho wenda nzarinde mpfa nta n'uzamenya iby'iwacu ariko nkomeje kuryama kuri iki kintu mbese ikintu cyitwa ibanga hagati y'abashakanye bishobora kugira guteza n'ibibazo bikomeye bikazagera naho za ngo zisenyuka abantu batagiye kwivuza iyo abantu baje iwawe cyangwa se abantu muganiriye mu by'ukuri abazi neza ko ryabanga bajya baza bakirekura agatinyuka akavuga ati ngiye kuganiriza Jackie ibyanjye ntabwo nivuyemo urakoze cyane ubundi kiriya ni ikintu muba muziranyeho muri babiri nta wundi muntu uba ugomba kukimenya ngewe impamvu mbishima cyane cyane ko uteriye intambwe ya mbere ukirekura ukavuga ni uko burya ushaka gukira indwara arayirata ntabwo wafata itangazo ugenda uvuga ngo bimeze gutya na gutya aho bangezeho icya mbere ndakubwira
umbwire wirekuye kuko nutirekura urivuza nabi kandi njyewe simba nkuzi simba nzi naho uturuka n'umugore wawe simba muzi cyangwa umugabo wawe simba muzi ugomba kwirekura ukavuga ikibazo ufite kugira ngo uvurwe neza ushobora kubica inyuma ukavuga meze gutya na gutya nkabyumva nabi nkaguha umuti utari ukeneye ntugire icyo ugufasha ariko wowe wirekuye biba byiza noneho biba byiza akarushaho ubwo bazana ari famiye akazana umugore n'umugabo bakaza ibyo biraryoha cyane kuko buri wese avuga uruhare rwe cyangwa rwa mugenzi akavuga mfasha ujya wakira amakupure nk'ayo umugore n'umugabo bakaza yego ndabakira abana avuye no mu ntara kure pe ngo ariko hari na kenshi umugore ashobora kuza akuzaniye ikibazo cy'umugabo we mbere y'uko umugabo ataje umugore wakomboka akaza akakubwira ati nyamara rero umugabo wanjye nubwo yatinye kuza ariko afite ikibazo kimeze gutya na gutya cyangwa se umugore akanatinyuka agafata umugabo akamubwira ati sheri tugende dore kuri televiziyo bavuze umuntu umeze gutya tugende rwose adufasha atuvure izo ka ujya uhura nazo cyane rwose umugabo akaza ati madamu yarambwiye ati ntago yaza ariko twarabiganiriye ameze gutya na gutya Jackie fasha nkamufasha cyangwa se umudamu akaza ati umugabo wanjye byose byaranze Jackie fasha nkamufasha bikagenda neza na nyuma wenda umugabo akazamamaga ngo ninjye nagutumyeho umugore yaraje byagenze neza Jackie merci ngende biseruka Abdul Karim nkaba ndi kumwe na Jackie cyangwa se Tantine Jackie turimo kuganira hano muri iki kiganiro ni wa wundi ufite imiti itandukanye iva mu bihugu by'Abarabu ikorwa mu bimera ibafasha mu buzima mu buryo bwo kugira ngo ubuzima burusheho gukomeza kugenda neza uyu nguyu ati mwiriwe atese bakorera he ni Eric Irubavu bakorera muri Shike hano mu mujyi wa Kigali ubwo gukurikira turaza gutanga nimero yabo uyu nguyu we yaranabajije ati tubwire nimero ye uyu nguyu ati salama biseruka muri iki gihe kwinzego z'ubuvuzi zitahagaritswe kw'inzego z'ubuvuzi zitahagaritswe umenya ndabona ubutumwa bucitse ariko ashobora kuba yashaka kuvuga ati mwebwe se mwaba mwarahagaze muri iki gihe hari ibikorwa bimwe na bimwe byahagaze ngira ngo murabizi nicyo yashaka kubaza hanyuma uyu nguyu aravuze ati twababona gute turaza kuza kumuha nimero uraza kumurangira neza uyu nguyu ati mwiriwe mbariza Jackie ngo se ko nshaka umuti unanukisha ubwo arashaka umuti unanura arashaka umuti unanura ati murakoze se ubwo ufite uratubwira ati uwo muti wabugura ngahe ubwo turaza kubigarukaho uyu nguyu ati BTN mwiriwe ati yewana uwo mukobwa arakaze kabisa ati abagabo twakagombye kugerageza kumwegera yego ati no kumwegera kugira ngo adufashe birumvikana namwe aho muri nyine birumvikana muze gufata nimero ubundi muze kuza kumuhamagara uyu nguyu ati mwiriwe ati cyo kiganiro ni cyiza turagikunda cyane ati ejo rwose tuzaba turi kumwe mu guteka isambusa rwose ntuzajye kure tuzabe turi kumwe iki kiganiro ndi kumwe n'abafatanyabikorwa barimo so soft nkunze kubabwira ko so soft ari impumuro nziza y'ibihe byose bwana Trezoro udufasha tureba so soft mu kanya turaza kugaruka n'umutumirwa wacu Jackie dukomeza kuganira nkomeza no gusoma ubutumwa iyi so soft iri hano mu mujyi wa Kigali birumvikana ku bantu bashaka kurangura waza mu mujyi wa Kigali hano mu nyubako ya Chic niho bakorera cyangwa se ukaza kubahamagara kuri nimero ndibuze kuguha so soft rero ikoreshwa mu kunyuguza imyambaro yacu imyambaro yaba imyambaro y'umwana yaba imyambaro y'umukuru imyambaro ya buri muntu wese mu kuyunyuguza ugomba kuzirikana ko wakoresha so soft ibintu bikagenda neza uriya mwana kumwenyura kwe kwa mbere yari yambaye imyambaro yunyugujwe hakoreshejwe so soft hanyuma nanone mu kumva impumuro nziza nibwo bwa mbere yayumvise yewe nibwo umwana yari yarya neza ararya rwose ababyeyi bati uyu mwana yanezerewe uyu mwana afite icyo yahuye nacyo mu gusuzuma basanga nibwo bwa mbere yambaye imyambaro yunyugujwe hakoreshejwe so soft rero irambura imyambaro ikaba imyambaro irambutse so soft ituma imyambaro ihumura so soft ituma imyambaro idata ibara ryayo so soft ituma imyambaro igumana umwimerere wayo kandi ikaza ari soft koko ubundi imyambaro iba soft nababwira iki rero ni muhamagare mwe mwese mukeneye so soft muhamagare 0788 80 47 96 0788 80 47 iyo ni so soft mukomeze mwohereza ubutumwa bwanyu kuri iyo nimero mubona hasi kuri screen zanyu no muhuza business show ngenda cyari ibiseruka Abdul Karim ni tonto
didos. Abantu mwese rero aho muri abana mwese mwirire didos. Bwana Trezoro wadufasha ukatwereka didos kugira ngo nanayisobanurire abantu bayizi batazagira indi snacks yari yose bayitiranya nayo. Aho muri hose mwirire didos. Ubu ahari goriros hasimbujwe didos, hanyuma ubuzima buraryoha. Ngira ngo murabizi ukuntu twaryohewe muri goriros, twararyohewe kabisa. Twariye goriros turaryoherwa. Ubu ngubu rero ahari hicaye goriros, ubu hicaye didos. Ni flavors zitandukanye. Didos nicyo kiribwa cya mbere kirimo intungamubiri ku buzima bw'umwana wawe. Umwana wawe icyiciro cyose yaba arimo, umwana wawe agomba kwirira didos, agomba kurya didos, ubuzima bukaryoha. Abana navuga ngo bari mu biruhuko, bari mu ngo, ntago barimo kujya ku masomo. Abana rero mwibicisha irungu, abana ni mubafate mubahereze didos, abana baryoherwe kuri didos. Nanjye mu minsi ya vuba cyane ndaje nsangire nabo. Abana mwari mukumbuye ko dusangira, ubu ngiye kuza dusangire didos. Ahari goriros twahasimbuje didos, ubu buzima bwabaye didos. Nanjye ngiye kubana namwe rero muri iyi minsi, ubwo birumvikana tonto didos nahasesekaye ngiye kubana namwe. Izo ni didos rero ziragura amafaranga make cyane, n'amafaranga 200 gusa. Wajya kwa Kadogo, wajya kwa Murokore, wajya kwa Rukara, wajya kwa Kazungu, wajya kwa Feliciani, wajya kwa Felix, aho wajya hose mu makaritsiye atandukanye turahasanga didos. Mu alimentation atandukanye didos zirahari, ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Abakeneye kurangura didos muhamagare 07 8 20 07 8 2 21 30 iyo bayita didos. 07 8 2 21 30 iyo bayita didos. Hanyuma reka nkubitire Nyabugogo, hanyuma mukanya nze tuganira. Jackie, ubutumwa buri hano ni bwinshi. Uyu ngo ati uru wa mbere kabisa kabisa ndakwemeye bwana Biseruka. Urakoze cyane, nanjye ndabemera cyane, bura niyo mpamvu mbana namwe. Didos yaza tukakacanga tukagasangira. Hanyuma ariko mbabwire ngo reka dukora ubucuruzi mu buryo bwimbitse, reka dukora ubucuruzi muri iyi minsi. Abantu mwese murabizi aho murimo gukorera mu masoko atandukanye, barimo kubabwira bati mu buryo bwo kugabanya umuvundo, bamwe bazakora igihe iki n'iki, abandi bakora igihe iki n'iki. Hari abakora mbere ya saa sita, hari abakora nyuma ya saa sita. Ibyo biterwa nuko aho mukorera hafunganye kandi mwe muri benshi. Ngiye kubaha igisubizo by'umwihariko abantu muri mu mujyi wa Kigali. Ayo masoko mwagiye mujyamo mugasanga babasenyeye kubera ko barimo kwanga ko mwavunda cyangwa se banga umuvundo kugira ngo mutanduzanya coronavirus. Ni mumanuke mwese mugane Nyabugogo ku mashyirahamwe. Bwana Trezor, twereke Nyabugogo ku mashyirahamwe. Jackie, ukurikire tugiye kuzahura ubucuruzi. Mu buryo bwo kuzahura ubucuruzi burya hari abafatanyabikorwa bakeneye. Umufatanyabikorwa rero wa mbere ukenewe n'uyu nguyu na amashyirahamwe Modern Market. Reka nkubwire ibyiza bye Jackie, nawe uratangara. Aba bantu iyi nyubako murimo mubona hano ni inyubako nini tudashobora gukoreramo ngo tuzajyemo twuzure, ntibishoboka, ntago twayuzuza. Icya kabiri bafite parking ihagije. Icya gatatu bafite imyanya ihagije aho mushobora kuba mwakorera ubucuruzi bwanyu. Hariya rero bari barimo kubwira aba bantu barimo gusenyerwa mu masoko atandukanye ngo ni muza twe tubahe aho mukorera, kubera ko dufite ahantu hagari ho gukorera. Uzibanga bafite barabaha aho mukorera ntibabishyuza ubukode, bakababwira ngo nimuze mukore, nimumara gufatisha ubucuruzi bwanyu muzatangire mutwishyure. Ako kantu uzagashya. Ibaze nawe muri uyu mujyi wa Kigali ibibazo tuvuyemo, tuvuye mu ngo, ureba umuntu ufite inzu ye, wubatse inzu nk'iyi, akaguhamagara ngo ngwino nguhe aho ugeragereza ubucuruzi bwawe, aho ukorera ubucuruzi bwawe, udakoze mu gishoro cyawe. Igihe uzabonera amafaranga kabisa wamaze gufatisha dutangire. Aba bantu ubundi ni inzobere mu bucuruzi. Aba harimo abantu bacuruje ikarito hano mu mujyi wa Kigali Jackie, ikarito ariko bageze ku rwego rwo kubaka inzu. Niyo mpamvu bakubwira bati tuzi neza ko umuntu wese ukora ubucuruzi buciriritse bushobora kuzamuka bukagera ku rwego rwa plafond, bukagera hejuru. Niyo mpamvu bakubwira bati ngwino tugukacika amezi nkangaho utangiye ubucuruzi bwawe, ubundi uzatubwira. Haracururizwa iki rero hano Nyabugogo? Waba ucuruza imineke, waba ucuruza imyambaro, waba ufite kenkayori, waba ufite banke, waba ufite ikigo cy'imari, waba ufite farumasi, waba ufite ibintu byose ushaka gucuruza, iriya nyubako byose birimo. Ushobora kubona restaurant,
ushobora kubona aho ushyira yewe ushatse no gushinga ivuriro hariya warishingayo ruvuga ngo ni ahantu hanini hisanzuye parikingi irahari buri kintu cyose kirahari nawe umubwire ririya soko urabona bashobora kuza bakababwira ngo bamwe bakora uyu munsi abandi bazakora ejo ahantu hangana gutya hanyuma natwe duhaha rero tumenye kubungabunga ubuzima bwacu cyangwa se kwita ku buzima bwacu dukorera ahantu hagaragara cyangwa se duhahira ahantu hafatika ahantu tutajya kwikubanaho nimero nizo Trezor hagararaho bazirebe nimero ni 0788 45 98 84 amashyirahamwe Modern Market 0788 45 98 84 iyo mubona hejuru nini igaragara iyo hasi nushaka kuyikure kugira ngo babanze barebe iyo nimero bwana Trezor muyirebe iyi niyo ku mashyirahamwe Modern Market hataza kugira abo bicanga hari Hamagara yanjye ati nabonye mufite ibibanza nimero yo ku mashyirahamwe niki amashyirahamwe tuvuga amashyirahamwe ni nabo bafite hariya ngo ujye wumva ngo Nyabugogo ku mashyirahamwe rona handi ku muhanda abantu bajye barangurira hano Nyabugogo neza hafi ya gare buriya nibo bazamutse kira kizu kizamuka kikagera ruguru ahantu hahoze electrogaz bavuga ngo ni kuri electrogaz ni rura rutabashwa mu rwabo iriya nzu yubatse neza ku buryo buri gorofa cyangwa se buri nivo umuhanda ugeraho nuvuga ngo waba ugiye muri nivo ya mbere ya kabiri ya gatatu kuzamuka hose umuhanda urahagera ibintu ni tayari ikiganiro n'umuhuza business show ntabwo dushobora kugera ku bukire tudakoze ubucuruzi ibyo byo ntibishoboka ngende biseruka Abdul Karim ndacyari kumwe na Jackie hano rero hari ibibazo byakomeje kuza babashije ngo babwire ubundi bwoko bw'imiti bw'ingenzi mufite dufite ubwoko bw'imiti bwinshi dufite ya mibe ya sinezite ya sima igabanya isukari mu mubiri igabanya umuvuduko w'amaraso y'ama infection urinaire ishobora gukoresha ushaka kunanuka ishobora gukoresha ushaka kubyibuha ishobora gukoresha ushaka kugira umusatsi mwiza wa naturel ishobora gukoresha warawutakaje cyangwa ufite uruhara kongera ukagira umusatsi ikuraho inkovu z'ibiheri n'amaribori dufite imiti y'umugongo imitsi kuribwa mu ngingo rubaga impande dufite imiti myinshi nashishikariza abantu kutugana kugira ngo barusheho kumenya ubwoko bw'imiti myinshi dufite aha uyu nguyu yaravuze ati ngiye kure yanyu mu kazi atari ko mumpe nimero y'uwo muganga ati kuko ndarwaje kabisa we yashyizeho na nimero ze ubwo ndaza kuza kuziguha Jackie muze kuganira ariko Jackie mukanya araza kuza gutanga nimero ye kugira ngo abamukeneye mwese mubashe kumubona uyu nguyu ati mwiriwe ati cyo kiganiro ni cyiza cyane ati ngewe ikibazo ngewe njya ngira ikibazo cyo kubaka urugo kimbaho kabisa murakoze cyane mumfashe nyamuneka wabyumvise Jackie hano hanze ibibazo birahari buriya tuvuga iyo tuvuga ibibazo hanze aha birahari kandi nutagerageza kwivuza hakiri kare bizageraho bizakuzonga hanze aha hari abantu bafite ibibazo bikomoka ku kwikinisha bikinishije hari abantu bafite ibibazo bitandukanye bikomoka ku bintu binyuranye bikomoka no ku mirire burya hari igihe umuntu arya ya mirire igatuma igaca intege umubiri we rimwe na rimwe muzi ngo murimo murarya neza ariko murimo muraca intege umubiri wanyu nyamuneka mugomba gukoresha ubu buryo mu buryo bwo kwivura ni imiti ikorwa mu bimera hano hari umuntu nabonye wambajije none se ubundi ibi bimera harimo n'ibyo tubona iwacu mu Rwanda cyane rwose birimo cyane birimo wizi seleri wanje amaronji ibyatsi dodo bitandukanye nuvuga ngo n'iyi imiti tuvuga iva mu bimera ariko iva mu Misiri mujye musobanuza nimugera kwa Jackie arabereka ababwira ati dore ibi ni ibyatsi n'ubundi by'umwimerere by'u Rwanda natwe hano turabifite ubwo murabiganiraho byose uyu nguyu ati mwiriwe neza ati nitwa Olive ati nagira ngo mbabaze ukeneye umuti waboneka gute hari undi wambajije ati ese ngewe ko ndi kure uwo muti wangeraho ute ko ngewe ndi kure uwo muti wa Jackie wangeraho gute ese Jackie abantu bakenereye imiti itandukanye ubundi bayibona bati mbere yaho ndagira ngo usubize uyu muntu yabajije ngo ubundi abantu bafite ikibazo mu myanya y'ubuhumekero hari imiti yabo mufite turayifite dufite y'amasinezite dufite n'iyasima imiti ivura asima yego n'amasinezite yego kandi dukoresheje ibimera shuwa bigakira se cyane rwose njya numva ko sinezite ari ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye ariko birakira
bazatugane nta kibazo twabafasha bikoroha. umva Jack, hano hari umuntu wabajije ati none se ati ntago ari imitwe nk'iyabateye ubu babeshya? Oya rwose nawe umure. Rwose uyu muvandimwe musubize kuko nanjye bakunze kucimbaza. Hari umuntu ujya umpamagara akambwira atari Abdulkari tubabarire tubwire kuko nibyo. Buriya rero iyo nkuzanye hano mba nshaka kugira ngo basubize koko nibyo. Reka duhere wenda nko ku masinezite. Iyo umuntu afashe iyi miti ya sinezite ashobora gukira igihe kingana iki? Iyi miti dufite uko ni umuti duha abantu kuva ku mwana muto cyane kugera ku myaka 10. We arawunywa ariko umuntu mukuru ntago awunywa, arawushyira mu mazi akawuhumeka. Birakira na wa muntu biba byaramaze bitangiye kubyimba mu mbere mu mazuru nawe birakira, donc agahumeka neza. Haba haraba bigira mu gihe cy'imbeho cyangwa se ahantu hari utuntu dutumuka cyangwa se mu ivumbi. Umuntu wese bundi sinezite ne hari igihe kenshi aba ari amareje bitewe n'ikirere uko kimeze. Birakira rero abantu twabashishikariza kutugana. Bundi hari indwara abantu bishyizemo ngo ntizikira kandi zikira ukoresheje ibimera. Jack, imiti igendanye n'abashakanye ira twatangiriyeho mu by'ukuri umuntu ufite kiriya kibazo udashobora kuva ahangaha ngo ajye Nyamirambo arenge kurya nyuma nawe urabyumva. Yego, iyi miti yamufasha mu gihe kingana iki? Iyi miti rero abantu benshi bagira ikibazo akagira ngo yumwe ako kanya wumva nyine ubishatse ukaba nk'umusazi. Uyu muti nkunda kuganira ko atari ikiyobyabwenge. Urawunywa umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, ugize icyo ukora cyagenda neza. Ntago rero bihita bihagarara ngo kuko ya minsi yashize ngo n'umuti washize umunsi utunywa iminsi 7 ngo birahagarara ngo bizongere kuba neza ari kongeye kunywa undi muti. Oya, umuti ukangura imisemburo mu mubiri wawe. Iyo imisemburo yakangutse ikangutse nta kindi kibazo wongera kugira. Uyu nguyu yabaza ati ese uwo muti wo kubaka urugo twawubona dute? Uyu nguyu ati tuzabagana rwose tuzabagana turebe ati nimutubeshya ariko bizabakoraho. Hanyuma uyu nguyu ati harya ivuriro ryitwa ngiki rirahagana he? Uyu nguyu ati ni Gashema ndashaka namba za Jackie kanange ndamushaka cyane rwose. Uyu nguyu ati ndashimye cyane ku kiganiro cyiza, ni bwana Habiyaremye ukomeze ugira ibe byiza ndetse nabo muri kumwe twaraburanye kabisa. Uyu nguyu ati mwiriwe, ati mumbarize uwo muti, ati nawubona gute? Uyu nguyu ati mbariza Jackie ngo ese umuti w'uruhara nawukura he? Reka mbanze nsubize kuri iki umuti w'uruhara niba mukeneye. Uyu muti witwa vegetable shampoo, ntago ari uwo kwa Jackie. Uyu muti uvura uruhara rero niba mukeneye muhamagare 0788306802 bawita vegetable shampoo 0788306802. Mbibutse ko izo nimero mbahaye ni iz'abakeneye umuti uvura uruhara cyangwa se uhangana n'uruhara. Hanyuma rero Jackie, ndabona n'amasaha yagiye, abantu bashatse kumenya ngo ese Jackie ubundi butumwa. Uyu nguyu ati mwiriwe neza, atafite umuti w'ibiheri cyangwa se n'ibishishi. Uyu nguyu ati duhe nambaye cyangwa se nimero ye. Umuti w'ibishishi cyangwa ibiheri murawufite? Yego, turawufite. Nabari abantu baza n'ibiheri nyuma yo kwiyogoshesha. Kwa kundi umuntu ajya kwiyogoshesha akaza imiburo. Nayo turawufite. Hanyuma rero babashije ngo mukorera he na nimero zabo. Ariko hari n'undi wambajije cyane, hari n'umuvandimwe uri Mahoko ni hafi ugiye kugerera Rubavu. Babajije bati ese umuntu uri kure hari uburyo ki Jackie yamugeza uwo muti? Amahirwe make turi mu bitugoye, ntago turi kubasha kugira mu ntara cyane abantu bo mu ntara ubu ngubu ntago ingendo ziri kugenda. Ntago ziri kugenda, ariko ubundi mbere twawubagezagaho nta kibazo. Ku buryo biramutse bigenze neza bakongera bagafungura ingendo zo mu ntara wajya ubageraho. Ukorera hehe? Nkorera mu mujyi muri Shike muri etage ya mbere. Ushaka kwinjira hagati ya MTN n'ahantu hari akaresitora, naho ngaho escalier za mbere uzisoje naho ngaho. Dukorera kampani yitwa El Capitaine. Nimero ushaka kuduhamagaraho cyangwa kudushakiraho ni 078 078 25 913. Jackie agiye kongera basubiremo zino nimero muzandike, ariko hasi umuhuza bikureho kugira ngo abantu bataza kuzivanga. Yes, izo nimero mubona hejuru sizi? Yego ni Trezorerega bari maso. Nimero ni 0788
25 72 913. Hari umuntu hano wambajije ngo umuti wo kunanura arawufite? ushaka kunanuka umubiri wose cyangwa ukananuka ahantu runaka ushaka, umuti urahari. Ngo hari ariko ngo n'uwo mufite ngo ushobora gutuma umuntu azanataye. ushaka kukiba ariko Jackie reka mubaze, umuti ushobora gutuma umuntu azanataye, uyu muti ntabwo ushobora kugira ingaruka ku mubiri we? nta na nkeya, ni ibimera, humura, nta na nkeya, nta produit chimique irimo. None se kugira ngo izo taye zize arawunywa abigenza ate? Ngasigaho umubiri ukidevelopa kabisa, handi yasize umubiri ukaza ukabyimba. Niba ari ibere rikamera neza, niba ari ikibuno inka yanjye. Ngayo nguko rero ikiganiro n'umuhuza business show, ndabona ndimo gusatira ku musozo w'iki kiganiro.